man a million. Obama. Obama is for real African heroes. Obama. Say, nanje maziminsi rwose ndimo kwirukaho. Njonoko. Ngese yeni, numwe mbategure ngese yeni producer yabaye muhimbyi. Ntabwo ari ngese yeni gusa. Filimi tan. Umva njonoko. Umva za njonoko. Chonchao, ariya na amazina ya gishinwa nayo nagerageza kuyasoma. Chingi mingi. Chimichang. Masina y'abashinwa ariya ndi kuvuga kuyasoma ni hariya ngaruki kuri Chonchao. Lulenge. Lumingi. Ngiyanga. Na amazina ya gishinwa dore ko niyandika mu kiwabo. Nuko dutange lubuli. Molinga. Na amazina ya gishinwa ba mozanga mingi chingi langa. You can. Raka. Ikinejeje ni kimwe gusa nuko nibatangira kuvuga icyongereza kiri buhite gitangira kuvugwa gitangiye kuvugwa kandi wacu byaroroshye ibintu bimaze koro. Nuko dutangiye filime yiswande. Myitozo. Musore myitozo. Musore yari mu myitozo. Ibi mugende mutangire mu byitozo abantu bakuru Snake in the Eagle's shadow. Inzoka mu gicucu cya Sakabaka. Eagle. Sakabaka nzazindi zirya inkoko. UN Woping director yarayoboye UN Woping. Dutangiye n'umusaza yari yakuriye afite amavarika ibyo ntacyo bimubwiye yananiwe ntacyo bimubwiye ari mu nzira yagenda. Bimeze bite? Kuri kintu narebe. Jesa mu nzira ruitambitse. Sivayo. Bana tekinike ye. Umva magambo. Chankonyin. Has destroyed all the snake fish. Abakoresha tekinike y'igisiga mwarimbuye abanyeshuri bacu 3,000. There's hardly any left. Nta n'umusigaye mu bigaga tekinike y'inzoka. Just cannot exist together. Ntabwo abakoresha tekinike ebyiri twazahangana ngo bibeho. It's dedicated to wiping out the whole snake fish. Twariyemeje abakurimbura mwese abakoresha tekinike y'inzoka. Ibishinwa mumva ibintu bipfa ubu kigiye kwica ikindi hejuru ya tekinike imwe. And I've come to fight. Nje kurwana. You know yourself. Uriyizi. Your snake fish star cannot possibly hope to beat an eagle's claw. Tekinike yawe y'inzoka ntabwo yakubita tekinike y'igisiga. Kubwa abakurambere banje. I have to fight you today. Ngomba kurwana nawe uyu munsi. And if I should die, Nimfa. there are still others. Harabura abandi. Carry on the snake fish. Bazakomeza na tekinike y'inzoka. I'm aware. There are two others. Hari abandi babiri nzi. Chang-Chin and you Pai Chang-Chin still alive today. n'agahungu kawe ngo baracyari bazimu uyu munsi. Miss Pai is still alive. Pai akiri muzima. Snake fish will live. Iyo tekinike y'inzoka izagumaho kabone nubwo wanyita tuzongera tubeho. Kill you and Pai Chang-Chin. Ndakwica na Pai Chang-Chin. Avanayo tekinike y'igisiga undazanye y'inzoka. Dore ibiga bice bipfuye kimwe kigomba kwica ikindi kandi. Ngo nubwo azi tekinike itari iye. Ndagukubita mukubitishe tekinike. Baraka. Myaka myinshi cyane yahise abantu bundi baravuga ngo abantu bapfa ubusa. Uzibaza umuntu mwashwanye wibaza icyo mwapfuye. Abantu bapfa ubusa. Bapfa ubusa. Baraka birangara. Arafashe mu muhogo ntawe atabaza bari ku gasozi bonyine. Baraka. Bapfa ubusa. Namushitura. Tekinike y'igisiga. Tekinike y'igisiga bakubita umugabo kubera snake fist. Arazira kuba azi tekinike y'igisiga. Pai Chang-Chin ariye. You will find him. Azakubona kuka arakurusha. Pai Chang-Chin cyagombaga kumubona iyo yapfuye atakirangiye aho Pai Chang-Chin ari. Pai Chang-Chin ni ukurikira Pai Chang-Chin. Kirashaka Pai Chang-Chin. Urumva amazina y'abashinwa. Pai Chang-Chin kigiye kujya kumushaka mu mujyi nakagigi ni nk'umujyi Nyakariro dore mama shangi imiterere ya
kumbe payi cyangwa ikintu n'urusaza rushaje cyane ngurwo babwita muze impanganye nabyo mu kinyarwanda bahanganye n'ibibazo by'isura reba imirarire ubuso ubuhoro si ukaze kuryama gutya ngo ni tekinike reka za n'ibibazo by'iduniya nta gitanda ntacyo ukirarira ku mugozi iyo ni imibu Damn it, mosquitoes. imibu hasi Kigali we ibirutano ko mwagenda imibu nayo yamujije kuryama na karingiti na supageti nako supanete dore mama shenge urukweto niringa ku gahuru umva imibu wajyaho n'amakamyo arimo guhita iyo yapfuye atakirangiye aho Python ari Python ni ukurikira Python turashaka Python urumva amazina y'abashinwa Python kigiye kujya kumushaka mu mujyi nakagigi ni nk'umujyi nyakariro dore mama shenge imiterere ya kumbe Python n'urusaza rushaje cyane ngurwo babwita muze impanganye nabyo mu kinyarwanda bahanganye n'ibibazo by'isura reba imirarire ubuso ubuhoro si ukaze kuryama gutya ngo ni tekinike reka za n'ibibazo by'iduniya nta gitanda ntacyo ukirarira ku mugozi iyo ni imibu Damn it, mosquitoes. imibu hasi Kigali we ibirutano ko mwagenda imibu nayo yamujije kuryama na karingiti na supageti nako supanete dore mama shenge urukweto niringa ku gahuru umva imibu wajyaho n'amakamyo arimo guhita hafi aho yataye imibare agacakira yuva ku musaza ufata umugu uzagerageza uzambwira n'akaboko kamwe kumbe hari amakamyo menshi yarayidashya aradahadaha imibu dore imibu mama shenge nabahaye za gasofu mwogatsindwa mwereka mupe muzakiraho isaza gifite imibereho idasanzwe ntabwo ajya yishyura mama nguriye nimugira ikibazo nzabishyura amafaranga yanyu muri iyi minsi kibaho kwishyura birakigora mwemuretse muzehe baje kumushaka amafaranga ku ngufu gisuzume ca umusaza ntabwo afite aharara basuzuma hariya mu bitebo we wibikora sha yabana data w'inzoka niwe yavuye amaze pareza igiti kigoryi muzehe yambara ibyi urabizi musigare mu Rwanda n'inzoka na mimi ndaje garuka hano wa rusaza we nuko yabacitse ntabwo ajya yishyura inzu ntabwo ukwezi kumwe kuragera ukwa kabiri nakwishyure nuko yibera mu iduniya mu arakaba mujyi iyo ni isafuriya tunga we tanyangiriza isahane sha muzehe gasahane mfite idongo muzehe afite idongo rye wakwangiza agasahane kanjye ndira mu muceri umwe hasi arakaba baje bamushaka muzuru muzehe impumuro imeze ite se utwinyo dukuka hari twinshi kubera yanyweye tuvuye mu mudomo muzehe niwe Python urankubise kandi umuha ubusa abandi nabadashamenye utareba wa kigoryo muzehe aradaha harimo n'ibyuma ibi ni iki shaka no kunyica hakigabyo yabaye kare bihanga twe kugenda shame muri abo musaza arimo kwiruka yagonganye n'umugabo munyihangane garuka hano wa mugabo yapfashe iki ni ikibazo cye uriya musaza yatwatatse afite n'inzoka jugunya ku ruhande kumburiye musaza abantu bafite tekinike y'inzoka muri uyu mujyi ntibakibashakamo ubu Rwanda ufite tekinike y'inzoka ukabizira mwibuke mu kanya hari uwo twabonye wamuza Python tekinike y'inzoka niyo yazize tize abanyenzara bose bibereye hano uragenda ugakubitana n'umuntu yarishwe n'inzara akagongo karafatanye n'umugongo nakukubita shashanga kurya ku ngufu basigaye babeshya ko bazi karate dore abanyenzara mama shenge inzoka zimeze n'abamiba ariko baranga bakarya tize kumbe hakuno wari icyana kitarya gatize bakita kimfu
Chimfu ni Jackie Chan ntabwo yashoboraga kuba yakora iryo tize nk'abandi baba bari mu myitozo kikabigana n'urutandame mama shenge wajyaho n'ibirasa ari mu myitozo nyama yarwo n'umwe mu bayoboye ikigo cya hano gucunga neza kumbe cya Chimfu kugira ngo gikorope kibereye muri tize gisutamye bibuka bamwe mu gafilime kandi kitwa Dragon Master igice cya mbere nyama yarwo apfa n'igikoni cye dore mama shenge nawe ni umunyenzara ku giti cy'amimbe zirishe ikigoryi cyasutamye shagiye cyane dataka ishuri ikigoryi gitaho kukatafari arabyimba mama shenge urangira gutakuzuta kwa kigoryi reka nkwanagura arongera kandi amusiga andi mazi yuzuyemo ibyondo gitutu nawe uyu musore yaragowe ku kigo cy'ishuri anagira mu kagari agatsiko enasha nino ha unanagura ibirinira yanagura inika bas ibyo byose nakubonagiza kugira ngo atatibeshya ngo rige kuko amafaranga atanze hanagura kigoryi hanagura kagabo karasa n'akari muri firingi tekereza kunaniza umuntu wowe uryoherwa gusa irenge ariko jane byiza nakawumusha ni byiza kabisa kamura mugongesheje yaragowe mugenzi manenge birababaza aribyo biraza kugwisamo wakicucwe kikinebwe jewe na mwarimu Lini twebwe tuyoboye ndabigisha tekinike iyo ngiyo nimba urunga araza niyo ashaka uzibesha imyeshuri ibintu bidafite icyo bize iyi tekinike muyize mwakubita abagabo 10 muri urumwe murabaza ariko mwishurashuri jewe na Lini turabigisha tekinike za mbere harya nizi uwayikurayo Tiger ndetse na Dragon araka n'abarimu babiri urumwe arereka abanyeshuri ko agomba kurusha bikubitana imitwe ibigoryi by'Imana ntabyo bizi birongera kimwe gikurayo n'ikindi kirazana kumbe neza abasinzi kirakubita abanyeshuri barasetsa dore abarimu gaho tsindwa nabo barakubita mwambonye warugoryo n'icyatuzanye hano ni ukugira ngo dukubitane mufunge imidemo namwe funga umudemo we bakigoryi bose kandi baramubonera aricara Chimfu ngwino hano sha Chimfu yaragowe bashaka kuri muri kurya tize ne bariraho tize murakere gusa kano nanga cece sawa the most important things are speed, strength, right? Icyingenzi ni umuvuduko n'imbaraga muranyumva Golden claw. ndabigisha golden crow igisiga cya zabu ubu yagaragara gaje hasi gakira Chimfu yaragowe murayibona Ragaruka, Chimfu. The next star coming up, the Tiger. Tekinike garuka ni igisamago. Darazana. Ramura makwe. Kuri jewe ram ukwako. Yongeye. Wakigorye unyinga nkandi ugahamirwa. Kubita. Ngubwo ni tekinike bigisha abantu yeyo kandi nashaka kumukinga. Chimfu yarakubitwaga ku ishuri. Arabyimba. Good, eh? Good. Ni byiza sebya ni byiza kabisa. Dore abarwayi iminzoka bose baje hano kurya tize dore yakaboko wajya no umutsi yacometse mu mupira akaboko ko yongo yuri hano Chimfu yarababaraga akabura umuhoza Chimfu yari yaragowe Chimfu yari umwana w'imfubyi uba hakunino barakwereka ko Chimfu yakagiye mu gikari yarababaye
Chimfu kumbe hakuno hari ikindi cyatekeraga abakinnyi bose muruko cyazaga kibona Chimfu ababaye cyarabimenyaga. You've been the punching bag again. Nanone wabaye punching bag ni cya kintu bitoreza gutera ibipfunsi cya bag kiba gifunzemo. Uraje kwifuza imiti nkwe uyu n'umutetsi nawe wenyine wamukundaga umwishimiraga akaba yashobora kuba yamuhoza yiberaga. Chimfu yataye igishuri arangije arikomereza mu muhanda agenda yiruka atazi naho arimo gutorongera yerekera kumbe hakuno hari ibindi bisaza ryo byamanganye nabyo. Eko waruhukira hano muze nawe yifite ibiporo burembe afite ibibazo nk'ibya Chimfu. We na Chimfu musaza we nimanganye nabyo kuva yavukanganye n'ibibazo by'iduniya na n'isi niryo ryazina manganye nabyo. Haraka kumbe hakuno indani umwana wanjye ashaka kwiga kung fu. Nyiri cyo bari You want so much. Half of the town. Rice shops, tea shops, coffin shops. Over 20 places. And your son, he's such a well-built boy now. Just like a pig. Ufite amashuri menshi cyane, ufite amaduka menshi. Umwana we nawe yariye cyane ameze nk'ingurube nakone nibagiwe. Ameze nk'umwana muzima koko wari kubijyana kuko gitenga kabavu. Basigaye batwita twahaye. Ni byiza cyane kugira ngo rwose agire ubuzima bwiza agomba kwitoza kung fu. You're quite right. Mwari mucyo. And that's the reason I would like my boy to join a school and learn kung fu. Niyo mpamvu ushaka kugira umwana wanjye yiga muri mu ishuri ryanyu yiga kung fu. Nyiri cyubahiro nyagasani. But there's lots of schools. Hano ni ahantu heza. Gusa twakubise amashuri menshi. Hongwei school is the best here. Hunguwe ishuri ryacu niryo rya mbere muri uyu mujyi. Really? Sure of that? Muravugisha ukuri nimwe bambere. My boy. Mwana wanjye. You're not sure? Ntabwo mvugisha ukuri. Reba hariya reba tizi uriya mugabo barimo. Baraka. Kumbe kagambaje muri tizi. Kagambaje. Teacher Chewy, Mwari mucyuyi. I've seen guys smashing through bricks. Nabonye abantu bamena amatafari. Ngayamena se namwera. That's very simple. Ibyo biroroshye hano. Better learn. Nyakubahwa. Show the young master how you break bricks. Uyu mwana mwereka uburyo umena amatafari. The bricks. Muzana amatafari sha. The bricks. Amatafari. Fine teacher. Your son will do well with him. Umwana wawe anazitoza rwose aryoherwa. Kumbe itafari. Buretse gatoya. Nabonye bavuna amatafari atatu. Vuna atatu. Cyane kimeze nk'akabavu kiri hano. Cyane ki bana vuna tutabura umukiriya ukomeye cyane w'imena. No sweat. Ntacyuye ngomba kubira. Kirabaza kirikaraga kumbi iya amatafari ushobora gusiga n'agafupa. Komo kubako kagendeyemo. Oni amatafari atatu. Mbega gatangaza yebawe murakoze kumbe rugiye mu gikari bamacenge by'amatafari arukoreye. Ndapfuye ikiganza cyabyimbye areba maze kamene peneserine ndapfuye nukujya no kunywa urwagwa rushyushye peneserine yamenyeho. Yari imyitozo ni twebwe buri munsi duhora dutsinda amarushanwa. Oh yeah, yeah. Hano hakuze I want to go to this school. papa nshaka kwitoreza hano tize icyana cyarabyibushye mama cenge kimeze nka kahaye. This way. Mr. Learn. Nyakubahwa ngwino hakuni no barashaka kugusezera baragiye ashaka akaboko kabyimbye umufupa wasohotse icyana ntabwo kibizi. Goodbye, sir. See you again. Murabeho nyakubahwa Really great. uragatangaza mufate icyana gitore ku mufupa ndapfuye. Igihu cyose cyaje hejuru. Papa tugende kurindi shuri papa amatafari nawe urayavuna n'umufupa ugahita usohoka papa. I think I'll study at the other school. Ndaza kwiga kuri rya shuri rikurikira papa. Yewe mwemuretse tubakurikira abakiriya bataducika yemwe mwemuretse gatoya. Kumburi yari umukire cyane yagombaga kubaha amafaranga menshi. Muzarimo kugenda yizerera mu myako. Niyo mpamvu business yanjye ihombye. Niki gisabiriza kinayo umwaka urebe nuko ukikigwa kumbe bayobye. Yewe cha nahuye n'ibibazo birenze ibyanyu namwe murashaka amaturire muzeyi ifite ibibazo bye abaturira ku bibazo yabaturiye ibibazo muzeyi niwe baje bashaka ngo abataye umwaka yewe imyaka ahubwo nimwe mwayigize musubuyu reka nze mbongere ku myaka muzeyi arimo kumuhora imyaka baramuhora imyaka kumbe dore Chimfu muzeyi cyana cyari cyo murakerewe muranzi cyamo kuki mukubita umusaza n'uyu afite imyaka ushaka n'uyu afite imyaka
uriya avuga muri ryacu ava muri ryacu badutwaye mukiriya nko utayica mu mukubite nawe mu mukubite sha bakubitse ikigoryi iki cyo natize kigeze kiga kuva cyabaho kivana y'inkoni araka kumbe wa wundi wavuyemo igifupa cyo mu kaboko baramukubitisha akaboko kamwe muzehe yabonye umwana waruje kumurengera arimo kuba meze sa muzehe baragiteneka ikigoryi baragiteneka ko mirizeri iri hakuno tize naziriye ryarira simbize mwana wa muzehe ni urimo gufasha icyana hakuno nacyo kikarwana kitabizi baraka mu mutwe ndasa ni igiti muzehe ikigoryi kiragira ngo nicyo kirwana kumbira isaza riri hakuno rirakubita ariko se tango kuva ryari igiswahili n'ikinyarwanda bivane muzehe barakubitisha ikigoryi hakuno uyasa n'izi nkoko abafite tekinike z'ibisiga bananiwe uraza n'izi nkoko muzakuramo igipantaro batsutamye kuzamura umuntu acaho kumbe pasiteri 5,000 pasiteri 5 yeee mwirwana mwizina rya Yesu mwirwana we wacana ngwino duco ibintu byinshi y'amapasiteri buriya nawe yagukasiza mwizina rya Yesu mwirwana Yesu aravuga ngo umuntu agukubise ibumoso jya utegana iburyo ibumoso nuko bimeze ngaho duhereza n'irindi tama tukwereke mwirinde Yesu ni umunyabyaha nkubise twasize ikigabo bagiye kugicangira icyo nacyo kivanze mu myaka abantu bari bazindukanye imyaka kubita abanyabyaha ubwo bijangirije kimwe bita abanyabyaha ubwo nagiye kubizira ngwino hakurino niho nuye suko kimuzanye muri rya curi cyamubeshye ko ariho gituye papa niwe nyiri ishuri byahe ni igipagasi cyo mu rugo nta nubwo wakemerera kwiga ku ngufu hano hose ni iwacu datuze ukuntu ayobora iri shuri papa wanjye aha gapusi bitese muzehe aka gapusi niko gakinisho kanjye karankunda kagusuhuza karasuhuza yicarire muzehe yicarire muzehe yagiye kwicara mugenzi cya kimfu cyamutoraguye ku muhanda umusaza yabuze ahajya nawe uko cyakaje kibanza kikimuzanira agakawa muzehe fata agakawa agacyayi ntabwo ushaka icyayi ntabwo njyamo ibintu bicyushye n'inywera udukonje genda uzanire muzereka ngo uhindure nk'agacyayi gakonje kumbe bakiri aho ngaho wa mukozi wo mu rugo wa wundi ukunda guhoza cya kimfu ni umwana w'imfubyi uyitwa ahawu ateka neza cyane ntabwo nteka neza cyane uyu ni ndetse ni umuryango wanjye ni umuryango cyavuze relative nticyavuga icyo bapfana ngo ni umuryango hari iporeza mu gikoni genda ubyizane harimo n'agakoko igikombe cya cyana cyabyibushye nk'akaruguru bese yari yakizanye ku ishuri ry'iwabo wa kimfu But I reckon I'm the greatest teacher who joined this school. All my students can handle most other men. abanyeshuri bose biga hano bakubita abandi bantu mu mujyi ishuri ryanyu uravugisha uko ni mwe aba mbere cyari kivuga n'ikinyabiporezo kuko cyari ijuse buri munsi papa wacyo ngo yakunda ameze nawe ni haje ishuri ryanyu ni rya mbere. That means nothing. Mwamena amatafari ntacyo avuze. But our master has been invited there. abanyeshuri b'indi mashuri bajyayo mu marushanwa ariko mwe mwarimu wa hano niwe ugenda nk'umucamanza muri iyo mikino. No kuvuga ngo kungufu y'umwarimu wanyu niyo ya mbere. Kumbe iki gifite akaribi my friend kiza amareshya mugeni. How many bricks can he break? Mwavuna amatafari angahe? Amatafari? Yeah, baba we. We don't teach those childish games. Ntabwo twebwe twigisha imikino y'abana y'amatafari. Twigisha kungufu ya nyayo umuntu ukamurya njono gakumva. Karangije karizinga gasaza kari hano kwicara no kwizinga. Karizinga kweli. Why mvami ndwanya katarameneka we. If you study here, Wize hano. I think that very soon you'd be a real expert. Mu minsi mike abura agatangaza. Ni kucheka. Niko bimeze. Umugabo yizinze dore ivi hafi y'umudomo. Inkokora zamanutse munsi y'amavi.
urugongogongo narwo rwituruni hari hano wajya ni kasete muri manyeto. Tell me, what's your name? Witwa nde mwana muto? I'm Chimfu. Nitwa Chimfu. You born here? No, Wavukiye hano? I'm an orphan. Ndi imfubyi. The master looks after me. They say that I'm a bit simple. Mwarimu aranyitaho akavuga ngo ko ndi umwana woroheje. Usibye ko nanone bamvunisha mu kazi. Hari hano n'umwana udafite ikibi. Chimfu. Chimfu. Teacher Lee wants you. Mwarimu Lee aragushaka. Umwana yahise yiheba. Arabizi buri uko agiye bajya kumukubita. Listen. Umva. You just sit here. Tegereza hano. Very soon. Ndagaruka vuba sibyo? Now don't go. Wo kugenda. Yari yikundiye igisaza mwibuke batoraguranye bose ntibamanganye nabyo. Bahanganye n'ibyiduniye. Si Chimfu siri saza ryandu rya Python chini. He's been studying here just a month now. Cyana kimaze cyumweru gimwe ukwezi kirakumaze kikwiga urakibona ni igisore gikomeye. Ariko urebe kariya kana gato y'ukuntu kari bugikubita. Big fella here? Nukibona ko gifite amarisheye. Boy. Ni akanyambaraga kabisa. Hey, Yewe you and Chin-san, you go and give us a little demonstration. we na Chini mugiye kutwereka imyiyereko hano. Don't you resist. Kandi ntugerageze kumurwanya cyangwa mbize kukwereka igikorwa. Now, Ntuporeze nijoro. Chin, Ngaha mutangire imyito mutangire mutwereke. please. Kausikari niko bashetse. Kanyama yarwo kuruta utundi ku isi. Ah! Araka nyama yarwo sibwo yagiye gukta. Chimfu bamugize punching bag. Bakubise Chimfu. Oh, yeah. Oh. N'abakigikiye papa iri shuri kigorye kiri hafi kuryemera. Araka dore mu mutwe bosi wibugiye ujya kubwiye ntabwo uri bumvare siri joro. Araka Osikari ibane umuntu maze nawe amwi yauraho napfuye ya mujambe kabisa. Araka dore cyana cy'umukire abakire si abantu abakire uko bifuza udusenda abo bakabaga imfizi. Umwana w'umukire yifuje ko bakubita umuntu rekera sha umwana w'umukire yishimye buri umwana w'umukire yifuje ko bakubita umuntu. Go and clean up. Chimfu Take a pill. genda witunganye unywe n'imiti. Umwana yibereye ku miti imiti nta ndwara afite. Ibyo mu nda biragera bikabyuka maramaze agasobana yasobana akajya ku miti. Cyagarutse hakuno inyuma wa musaza hari kiza kiye bahebye cyuzuye n'amaraso. Umusaza arimo arinywera agataye ibiporezo yabirangije. Gusa yabonye umusore ababaye. What's wrong? Ni kibazo ki? Chimfu nabwo yavuze. Nothing. Ntacyo. Looks like you've been fighting. Bisa naho wamaze igihe uvuye kurwana. But Ntabwo narwanaga ariko yagiye kubivuga arongera ariruka arababara. Niwe bagize punching bag icyo bitorezaho. Oh, man. Musaza Like this. nuko bimera. Boy is the home high school walking punching bag. Muri Hongtai school muri ishuri rya Hongtai ni punching bag bamwitorezaho. It isn't fair. Niko bimeze ariko ntabwo ari byiza. Urabizi mwarimu Lee amufata neza we ariko abandi nabo niko bamufata kuriya bamwitorezaho iyo Lee adahari. Umusore yari yaje yihebye ngo uyu hakunino nibya bindi baca umugani gutagira baba arisenga kubera ko ari imfubyi barahondaguraga. Kumva umusaza nafite twa tekinike amaze iminsi nawe muri iyi dunia ari wenyine nawe ahanganye n'ibibazo by'isi. Yahuye n'icyana nacyo nticyamanganye nabyo. Muzehe manganye nabyo nta kindi yakoze. Yatangije gukaraga hakuno agasafuriya niba atari agasahane no ku rutoki kikaragaho muzehe maze ari mu bye kumva arimo arashaka uburyo cya cyana cyareka kwiheba. Cyatangiye nacyo kwishima. Garaka. Listen, think you can grab this ball? Urakeka wafata akagasahane? Try it. I don't think you can. Sinyeka ko wabikora ngwino ugerageze. Garaka nirize. Musaza Chimfu muzaye Chimfu. Muzaye kariya sagasana. Jya kugafata biranga. Muzari hano. Sasa riri hano. Biranga dore urukweto w'amashenge
ibinono byarashukuye nako nuza amano yarashukuye umano mu birenge by'umusaza yarashukuye ibyo ntacyo bimubwiye nuko yibera ku isi baraka mitambukira umusore yatangiye kwiga ko mfu atabizi ntabwo yamenye ko ari mu myitozo musaza ari hano dore umusaza hasi hejuru arakamurekera kaze yena nubwo ushaje usangajanye ubusore basi muzaho kukibwira nabi yaratetse nacyo kirishima niwe muntu wa mbere utarigeze amubwira nabi bahise baba inshuti iryo joro no kurara nta bintu byo kujya kuri arara nk'imfubyi koko utagira nyeresenge arisenga bya bindi ngo utagira umwana nawe azajya aheka ibuye ku munsi w'umwana bakobwa murumva ntakomeze nta n'ikigenda terura akabuye kubite mu ntuza uzabara azagusanga imbandazi umwana yirarira nk'imfubyi mugenzi kumva uyu musaza yari afite umutima mwiza nubwo ari umukene bwose yaje aramupfundikira neza nako aramworosa ntabwo ari ukumupfundikira gifite akababaro umusaza nawe yarababaye imbeho yaramukubise atekereza uyu mwana amaze imyaka n'imyaniko akabeho kikubitira we ntawe wasi afite kuri iyi duniya mungu cyakangutse gitinze cyaraye mu bushyuhe abadatabuye mbega ibitotsi biryoha kumbe yiyoroje itangwa rizari waka se kandi byavuye funga neza musaza yagiye old man musaza muzehe old man umusaza we aho hari Hi, Cat. bite gapusa funga neza ko umusaza yasize amwandikiye urwandiko Twist, roll, spin, turn. Use both your arms and your legs to achieve agility. Light as air. muhindura ibirenge no kubigaraga ukoresha amaboko n'amaguru kugira ngo ugere ku cyo wifuza hanyuma kandi cyane cyane ugenewe uko umuyaga ugenda musaza Roll, spin, turn. Use both your arms. koresha byombi amaboko yombi n'amaguru Twist, turn. ushatse kuvuga iki yasize amwandikiye ko mfu iri hano byose by'umusore agomba kwitoza byari hano agomba kwigana uko ibirenge bigiye mu minsi mike azaba ari umuntu ukomeye cyane confirm tangira kwibuka uburyo umusaza yamucitse cyagiye afite agasahane na bya birenge by'umusaza byashukuye byavuye mu nkweto tangira kubyibuka uburyo yabyanagamo uzi ko ari byo yashakaga kumbwira umusaza aricyo ashaka kunyigisha reka ngerageze baraka myitozo koresha ibirenge ubikaraga kandi ubizengurutse ubigarura byavuye igitsinsi n'aka ngaka myitozo nyuma aribuka byinshi myitozo ari mu kigo cyigisha kumfu usibye ko mu kuba bigisha cyarayobye ngo yahatariho ribuka neza uko umusaza yatwaraga amaguru babyita footwork ko yayitwaraga myitozo myitozo kizanamo n'ibyo umusaza atazanye n'inzayi bakubitisha tu nta mubyeyi uruta undi byabuza atazanyemo kikabizana by'ururararara sijya mfubye bazambona ko rwose n'imfubyi zibyara baraka babyaye ibye bavangavangamo araka izo ntabwo muzayigeza zishyiramo n'izi nzazicomekamo tuzaba barazasanga imbandazi muze kumbe yari yigendeye yataye umusore yaraye rimwe mu nzira agenda posoboyu akubita
bitana na wa mupadiri cyagiye wavuze ngo abantu n'abanyabyaha ngo Yesu aravuga ngo bakubite mu itama rimwe rya kabiri. Ndabenginze nimumfashe impumyi irabasaba yahehe kumba atinye iki kigabo. Mwumva ijambo ry'Imana. Yesu azabatabara nimumuramuka mumwizeye. Ntacyo mwabikiye umusabirizi. Genda nimwe mutarabana imyaka muri iki gitondo uze nuko sabira abantu totokapa mbere yangu weshenze. What a bitch ngo mbega ikiraya. Yabaye cyapa. Ndumugisha. Uri umunyabyaha. Yesu niwe Mana wenyine. Itutu cy'amaso nka Satani. Unyitutu umunyabyaha wokigoryiwe. Nibwo ukimfungurira ukanyita umunyabyaha niko Bibiliya ari kwivuga. Warambonye wari biyabyaha. Barugoryiwe. Nimwe mutarabana imyaka muri ubu butsu w'indi umunyabyaha wahe pasiteri 5000 baramuhaye. Yaragiye kubwira umukecuru ngo ni umunyabyaha. Only Jesus can save you. Believe in him for eternity. Yesu yabakiza tugende gusenga mudakererwa. Kigabo kiriyana. Open up. Fugura. Ah, You're really early. kozindutse. Hey, ego komana. Amandi kumenya irasenge w'ibiraya byose ni hano yibera. Ndi hano kujya mbereka ibyishimo by'ukuri. Gwinano twereka ibyishimo. Ariko urazindutse abandi baza nimugoroba bwagorobye. Hano hacuruzwa indaya. Bakobwa nimuze mumfasha vuze ibintu by'ibyishimo nanjye nabwumvise. Mwina tunyene mindani, mwina tukwereka imbabazi. Ntabwo ari izo mbabazi nshaka, ntabwo ari byo byishimo nshaka. Uze gucunga neza ko pasiteri hakurya yacacu. Zari mu nzira agenda abona hano hari inzoka bashanyije afite tekinike ajya akoresha yo kurwana akoresheje tekinike y'inzoka. Padiri twasize acakiwe n'indayo uriya mupadiri nawe afite ibibazo nako umupasiteri. Hello there. Muriyora muze gucunga neza. Well now, Iki noneho you going? uragiye muze yagize ubwoba abonye ibyandiko You byanditse. looking for Chow Chi? Urashaka Chow Chi? Umva amazina y'abashinwa. I just came here to beg. Narinje gusabiriza. You're a beggar, eh? Uramusabiriza. I'll give you something. Reka ngira icyo nguwo umugabo yavuye mu birere. Manukira umusaza. Kumbe niwe abandi. You know, beggar. Hai Chang Tin. Niwe Pai Chang Tin. Dora tugushakisha buri munsi tekinike y'inzoka. Twarayiyamye abazikoresha niba abandi bakoresha igisiga bari baraje kwica Pai Chang Tin. Hano ni mu mujyi. Muzehe Pai Chang Tin. Baraka. Muzehe. Ntabwo bapfa gukubitwa kabone n'ubwo waba ufite tekinike y'inzoka nako y'igisiga. Baraka. Pai Chang Tin. Bagabo bari hano. Muzehe niwe bashaka. Shiramo. Kaboko ke kaba kagenda nk'inzoka neza kugenda. Niyo mirwanire inzoka iri. Wabona imyikarago y'inzoka wo. Kwesa nitagira imifupa muri yo. Muzehe. Pai Chang Tin. Manganya nabyo. Muzehe manganya nabyo. Hanganya n'ibibazo by'iduni. Muzehe manganya nabyo. Sinakwanga kwita nabo uyu musaza afite izina. Hanganya nabyo. Kigabo ntabwo byacyoroye cyagize ngo kirapfa gukubita umusaza kumbe Gizeri Iran Pai Chang Tin niwe wari usigaye we wanyuma mu bakoresha tekinike y'inzoka haraka dore akaboko yakagize nka kobra ndagutera sha ndakudonda ndakudwinga muzehe adwingo umuntu inzoka irakora hayayayaya siko kinkubitisha inshira zo wabo wabitorye Yesu pasiteri yamuteye icyuma dore baba pasiteri umuntu w'Imana pasiteri muzehe bombi yarabacanze baza kubacanga muzehe arakana pasiteri amushyiramo pasiteri ari mu bijipo kumbe pasiteri muzehe uko yakagiye dore umusaza yuriye nk'inkende kabisa namubonye nanjye ndababonye pasiteri abirimo ngako nino kwaye mwana wanjye karamba papa
umwana yitwa Kwayi dore ukuntu angana yitereye nk'ingurube neza ntabwo ashobora guhindukira arebye hejuru mwicare banyakubanya Agasani And how is that guy getting on here? umwana wanjye ameze ate muri tekinike ye Your son is a natural fighter. umwana wawe ahubwo ni indwanyi ngira ngo yavutse ari indwanyi yakurikije ba sekuru ahari uwo munsi wose anyizera afite amaguru afite inda afite ukuboko I'll tell you, mubwire that young boy is going to be a real expert. umwana wawe araza kuba agatangaza minsi mike mwana wawe ibyo yambwira nibyo mwana wawe papa wapi kabisa nta nubwo ndipima ku muntu uwo ari we wese Do you want to fight? shaka kurwana Easy to arrange. biroroshye kubipanga Chimfu Chimfu? kumbe Chimfu amaze iminsi yitoza ko ngo burega aza kubita umwana w'umwami hano maze urebe aca kiritegura mama cenge dore urubondo kiteye uko cyishakiye This was this boy. jya kwitoza n'uyu mwana Careful. You know, witonde cyangwa nza kukwikubitira nyuma yawe don't hit too hard. Don't hurt him, huh? wowe kumubaza sibyo kiri kwega mama cenge ndagukubitira iki kigo ry'icyumirwa kirataha muri burankari Ready? twitegure Wait. nimwe cyaramudomye kimwe bigiriye gifitemo cyo n'ubugome baba tata abana babakire ariko babaye bate nta mbabazi Well, uramubona umwana wawe buriya nta muntu atakwicisha ziriya ntoki ze afite intoki rwose wajyana n'icyuma kigorye gusa kirabyimba mama shenge kirabyimba wagira ngo ni nzarubara gifite akabondo nzarubara neza imiterere agasura nako ni nzarubara kirabyimba na feri yawe na gatoya cyatiyeho uri umwana wanjye ko aguye se umwana wawe agenda nk'inzovu agenda nka bisi nakata cyaragarutse kumva imfubyi bamumenyereje nabi uyu munsi yaberetse ko byose bishoboka ku kibuno yaracyoherereje garukase papa nari mbuze umwuka kubera impamvu ni umwuka mwinshi bacyoherereje baraka kigoryi umwana w'umukire yarago reka gukubita wa kigoryi wumva ukuntu kimubwira kubita abandi sha kiragonga All right, you. Now my dragon fist. I'll get you. reka ngerageze tekinike ya dragon kizana iya dragon tekinike yiswe dragon fist kumbu yari yatize hano mu ishuri ashobora kuba nta murusha baraka abandi barareba afitemo n'ururarara uwamubaza aho yabikuye nawe wabimenye gifitemo n'ururarara mwana nasi mwana wanjye uranyice papa yihanganiye ni tekinike mbi cyane icyo usanze urahitana papa nyiricyubahiro ndakura wa ruzingo we mwana wanjye mwamugisha umuswa wa ruzingo we ndakura mwabanyeshuri mwe namwe ndakura papa mwana wanjye umeze neza papa impyiko ndayumvira mu mugongo impyiko ntabwo ziba mu mugongo ndayumvira mu mugongo papa nyiricyubahiro magistrate Yagasani Mamerwa nsobanure harya ninde utumye umukiriya agenda uruzingo ruragaruka reka imfubyi zo gukubitira uruzingo rero uze nawe sinkutinya kabisa cyaraje kiza kitinye kirahagurutse That was really smart. kariya nagatangaza Face like that. utumye isura yatangire araka bakubita umwana bakubita ya tekinike y'inkoko nawe mwereka imbata baririza abanyakungu pfu bigana za tekinike z'ibishoboka byose reka muzanire iyi farasi Now get out. No food today. sohoka ntacyakora uyu munsi wacu gutyo no food today tuvane pa manje aranu ntabwo uri burya nijoro icyo ni igifaransa tuvane pa manje aranu umwana yagiye yirukanka kubera umujinya kumbuka umwana yirukanka yahuye n'imyaka iwaho yarari wa musaza Chimfu nako wa musaza uzemanganye nabyo nawe bari bamuteye icyuma ku kaboko nawe yasaga n'uhunga abantu bakoresha ngo tekinike y'inzoka nako y'igisamagwe nako y'igisiga sakabaka uyu bamwirukanye nta kurya uyu munsi mu nzira n'imyaka umusaza wamwigishije nawe ni imyaka umwana gucunga neza abona muzehe hakurya ari mu byago old man
man amwita old man musaza Pai Chang-chin narwo kigeze cyumaze izina rye What's wrong? nikibazo ki I fell into a trap. naguye mu gatego I fell into a trap I'll take you back to town. reka ngusubize mu mugi No, kimfuho ya I must hide where no one can find me. ngomba kwisha umuntu wari wese atapfa kumbona nta kindi nacyo cyakoze cyaramujyanye niba ari mu itongo ryo kwande n'abaha nabo bazize ibyo bazize barashize cyamujyanye mu itongo niho cyamuraje arakibwiye umwomba mugenzi Old man. muzehe old man musaza Man. musaza nawe yifitiye ibibazo byo kwisi gucunga neza bamuteye icyuma pasiteri ari hariya ariko ndakubwiye ngo Yesu buri wajya kumaza Yesu yirirwa yigisha mujye muva kubisi niyo mpamvu Yesu yivugiye ngo uzizere umwana w'umuntu hazagira ate harya ngo azagire nuko ngo bazamuvume haleluya mujye muboneka abana b'isi kuko nakeza kabo kimfuna agapfubyi umusaza ari yariya nawe nta hepfo nta ruguru cyaje kwiba n'imiti gifite umutima mwiza n'ubukene bugica byose nta muntu yinjirira ahubwo abamwinjirira kimfuna kindi yakoze atangira gushorereza umusaza imiti ya gishinwa ni nka ya miti ya kinyarwanda cyaramuzaniye imiti ya gishinwa ni imiti nyarwanda ya yindi Come on. umva Drink. gerageza unywe uzameze nabi bamuteye icyuma mu ntuza kimfuna umwana mwiza uyu niwe muntu wenyine basa nabo bahuje ibibazo abandi bose ni abanyabipolisi kumbe bigabiro yako dore wa mupasiteri yewe abandi bamanutse muri ubwo buryo Hi, boss. bite boss Chow Chi lived here. cyacici yavuye hano You any idea how long he's been gone? muzi ni ryari yagiye hashize ukwezi He was wounded. pakinking And nevertheless, yakomeretse kasi kabone try and find Chow Chi. ubwo tutabona cyacici And I'm sure ndizera Chow left a message here for him. ashobora kuba cyacici yasize ubutumwa ngo buri cyacici Painting's old, script is new. The man you want will be waiting in the clouds. umugabo ushaka ngo araza kuba gutegereje aho uzi ugomba guhurira nawe kumbe ikidesi kiracyavura umusaza kikagira kikanaryama ibi ni ukwitaho n'ibya bindi bayibita kugu sora mwitayeho koko aranasinzira ariko amutekeye umuti umwana n'umwana mwiza gusa nta kibike agati kamutwitse n'intoki umusaza arabona ukuntu cyana kimwitayeho ntibaziranye cyaramwikundiye gusa kuri wa munsi kuko bahuje ibibazo Old man? muzehe umusaza old man Well, awake? urakangutse Better? urumva umeze oke I'm much better. meze neza kurutaho ndaza kumera sawa I mean, ndavuga I'm real worried. I'll get the medicine. reka nkuzanira imiti kankuzanira imiti muzehe kanzana imiti muzehe ngiye kuzanira imiti menya giteka nidashoboka Come on. naho ibyatsi byose bishoboka mwana wawe urimo urangaburira ibyatsi ni ibyatsi bivura Jinfu, kimfu I'm grateful to you. ndari kunezerewe pe That's all right. mesa wa Oh, we're good friends. nyuma y'ibyo turi inshuti niyo nshuti ye ya mbere yigeze On abona how to defend myself. wanyigisha byibuze kwirwanaho rero ukuntu ntigisheje umwana wo mu mukire wabikoresheje But it made Teacher Lee mad, though. nabikoze Me up. ariko mwarimu Lee yambabaje aranyirukana Tell me, mbwira you like to learn Kung Fu? witeguye kwiga kung fu Then I wouldn't be bored. cyane cyane iryo niryo jambo risumba irindi kuva navuka mbonye cyakundaga kung fu cyarabibuze muzehe iyo ni ingingo isumba izindi utagatinze murimo no gukiniramo ingingo ntabwo bazikiniramo kabisa wikinira mu ingingo ihita igaragaza yego expose icyo ni igifaransa ko expose expose it Never show you know Kung Fu unless it's essential. ntuzigere wereka umuntu uwo ari we wese njye kwigisha kung fu kuyizi kereka ari ngombwa If you see me fighting with someone, nubona hari uwo ndwana nawe try and help me. ugomba kumfasha mu buryo bwose bushoboka Is someone niba utase nagufasha have to help? hari ugerageje no kukwibeshya ahubwo nakwereka urasezeranya All right. sawa I promise you. ndagusezeranya kumva uyu musaza tekinike ni wari uyisigaranye wenyine abantu bashize Snake fist style. njya kwigisha snake fist style tekinike y'inzoka
gusa nanone uzabigendesha buhoro ntuzagira umuntu n'umwe ubyereka ko uyise iyo tekinike kuko barimo baricwa abantu yanze kumbwira ko abantu barimo kwicwa mu gitondo ingingo isumba izindi muzehe yari yayikiniyemo kare mwana wanjye wambwiye kudakinira mu ngingo rero izi nguruguru zawe izi nguru nimba unabona ndabona utazi kubikaraga neza ni gutyo reba ukuntu arimo kumutwara kaboko kagomba kugenda nk'inzoka snake fist style araka muzehe tizi bakigwa rye n'umanura urambona tizi mugende mufate utwana twanyu mutwigisha mutwicaye ku mata ni tizi twika akabuno kirazamuka warugoryiwe ntabwo nyumva ikinyenga zamura manura tizi mwana w'imfubyi barakwereka buriya w'imfubyi yumvira mu ntuza mwana ari hano aho bikomeye aho rukomeye abakomeye nibo barugenda umwana yace mu bibazo birenze ibi ngibi arimo ntabwo ari utuntu tubazo ntabwo ari ibibazo tize muzehe wabahirira ikinyenga amasaha yose iki cyakuye ishati munsi harimo ibishirira tize sha manura uzamure numanuka cyane ubwo reka gutwikana ibikureba nta sugira nta nyoko ubyibuke nta mushiki wawe nta nyoko ndavuye mwoga kamwe we muzehe ntabwo bindeba mwana wa nta so nta nyoko kora tize mwana wa mwana ari hano ni imfubyi utabura kambira ntamu tize nyitozo tize snake in the eagle's shadow filime yiswende inzoka mu gicucu cya sakabaka niyo turoraraka snake fist style niyo tekinike arimo kumwigisha snake fist style y'inzoka tize ngwino sha ngwino muzehe urahemutse muzehe ntajya imeruka kurya ukayamenya kiri hano dora kwe ikibazo ki inshuti yawe yagenda no gusayiriya urashonje ndaza kukugaburira I will feed you kumbe dore inshuti ahiri ngwino hano wacana zana urugongo nyitozo ibyo bintu byose mugende mubigerageze kandi ku bana banyu niba ngombwa umwana umwicire bakore pompage nyitozo barazana n'ibyo umusaza atamwigishije wacana izo zigihara ntabwo nazo kwigishije kizanye mize gihara nyitozo amazi nagomba kumeneka kandi ugakora ibishoboka byose agakombo kagakaraga arimo nyitozo baraka ibyo uzabikora urebe baraka nyitozo nyitozo nk'inzoka uko zikokora amagi niko agomba kuyakokora iyi tekinike nyamara ngo hari yirusha y'ibisiga uko bamaze abayikoresha style y'inzoka inzoka uko zurira ibiti icyo ni igiti nyitozo tize
ikigoryi we iyo ni inkono y'itaba mwakubukoze uwo mu nkono y'itabi yari abamuvundera ibitorya we yiturira raka nyitozo mwana se batagiye kwipima n'umusaza ngombe muzamurenzeho ni hasi ntago ari intoki nta cyicariye ikigoryi kongere kumenyera agatsindwa yariturikiye zari hano ubugome bwe n'ubwa buhoro buhoro ryacuri rindi ryaragiye rirunze Kimfu yakubise umwana w'umukire maze abanyeshuri bose Kimfu dore ukuntu asigaye akoropa yewe uzaba arazansanga inyanza sha bose nzajya mbajomba n'umwarimu azaze mukubitiremo kabisa itozo kimaze kwimetiriza rwa ruzingo rwaraje baba data we rwari mu ruzingo rufite ukuboko wajya no kwa Robert ni umutsi babacometse mu ishati ukuboko kungana nk'umuti dore uruzingo mama shenge kumbe rwamwumvite ubu rusigaye rwariteguye ibintu byose rwarabyiteguye cyana cyakamenyero arongera ajya gukandagira mu bugari agiye kumwandurizaho yakoropye yewe araka You want to fight, do you? Bana sebya araka Birutswa ko wanganagira kandagiye kuri sima You want to make trouble? shaka ibyago seko Teacher, oya you must be real tired. ugomba kubunaniwe wapi kandagira hano wapi hey batigoryi we wapi uruzingo ntugira wuke wapi uruzingo rwari rugiye mu mazi rwari ruboneje mu mutwe mwarimu birutana uko wakwirinda cyangwa nkure kubonezeyo gicucu yakubise hasi imivuba imitsi y'ikibuno urapfuye wajyana we iri joro ntabwo urya mwarimu nakubwiye ariko ngo witonde si wonyereye kukinuza kandi nicyo kikimuteze uragiye uranyerera kabisa data we umeze neza ntabwo umeze neza agahambirwa wumva ishuri ryabo ryaragiye ryatakwa n'abantu tutazi aho baturutse rya shuri rindi harimo ikigabo cyagiye maze kivuna udutafari dutatu hari uwaje yiyoberanije uko yakaje hari ikimuzanye muri bande murashaka iki hano ndababwira nje hano mu amarushanwa y'uturere abandi bose baranshimiye kereka ishuri namwe ndabakubita kugira ngo mbereke ko ishuri ryacu baje mu marushanwa y'uturere mugire ingeso utwigisha ingeso nibyo ninde ubanza Get too damn cocky. We'll fix you. turagutunganya wa muswa We'll manage you. turagutunganya aragutunganya He'll show you. yarakwereka Go ahead then. genda mutunganya mwarimu li Such a nasty teacher. niwe mwarimu hano bemera uvuye mwarimu mukuru genda ubanze yuko ariwe mwarimu mukuru Yes, you're right. kicucura umuswa I'm generous. kandi arije mwarimu mukuru abarimu batoya nibo banzayo mwarimu li ndagukurikira nyuma yawe ufunga imidomo birikanga kimwe kiragira ngo ikindi kigitange ndabakubita mwembi iyi nkoko ndasa n'imbata tekinike zira Take the other part. You take the legs, eh? ufata amaguru wa kigoryo nanjye rituruka hejuru yago nabiyora na byandi bya miyoro ya nyakariro no gufata amaguru gufata amaguru ntabwo bipfa gushoboka umugabo nuhagarara n'undi agaruriye inkoko undi yazanye imbata ndaje shanzanye amagi bitaho imitsi bisubirayo nyama yarwo uruzingo bararwaye na mugenzi warwo nibitekamutwe byaje kubesha abanyeshuri ko bizi kung fu baraka uruzingo ayaya kumbe cya Oscar nicyo kiyoboye ikipe y'abanyeshuri nicyo cya kapiteni baraka mwarimu wa kabiri ba mwarimu bombi ba
byose ryangirimo kuri vuna uruzingo hakuno muzunga amagatabi cyarasinze ko nakageni cyarasinze kumbe Ezekiyeli niwe wazanye urwanya Ezekiyeli niwe wazanye urwana Ezekiyeli ahagaze hakuno ruhara Ezekiyeli niwe wazanye urwanya aturuka muri rya shuri rindi iki kigo kiragenda gitega umugabo kirangije kiva cyorezayo sukari ko naragowe kweli ntabwo ari jyewe n'uri uhise wakigoryo ntabwo ari jyewe ndakaba umushi wahewe ubundi uri iki baraka babarimo pirate bamwarimo pirate barabakubise umugeri uyu nibwo akizinguka yari yasinze nibwo agisinduka yarikanze abonye ikigabo hejuru ye nazanye amaboko reka nkwereke nanone ko bishoboka amaboko yayica n'amaguru gusa mugabo ararwana ruzingo nyama yarwo nyakaraciye karitishije mujya muva ku bantu batazi kurwana Ezekiyeli niwe wazanye indwanyi maze ruhara arakurikira uriya mugabo azi kurwana sha ngiye kwiga ku ishuri rya Hungweyi kabisa twese tujye kuri Hungweyi iki gicuri ni icya feke mu ishuri basizemo ubusa hasigara iki kigo cyonyine niwe washoboraga kwihanganira ibibazo byose byashoboraga kuza mujye mupfa ku mfubyi zagiye kure mu kwihangana wa mwarimu yagiye kuza nyiri ishuri asanga ishuri rirahamagara nta muntu kibamo kereka kimfu wa mwana wenyine ukubura Master Hang niwe nyiri ishuri yari yaragiye mu ruzinduko nawe uri hano ishuri ryarafunzwe Master Hong Master Hong umwana yamubwiye ishuri abantu bagiyemo nawe atera kuri iryo shuri aho uwo Ezekiyeli agira ukikango nyiri ishuri yaje yamuteje umuntu none arizanye koze ndebera imikasiro hano bose bararwanira abanyeshuri rero wundi wakuyemo umufupa mu kuboko ko avuna amatafari Ezekiyeli ruhara rihano Master ni byiza uragarutse ni byiza kabisa Master Hong kuba nta banyeshuri mfite uzaze yanyu mukore unyungirije ungirize ndi hano kugira ngo iri shuri turwane ndije mu marushanwa Master Hong nta mpamvu ni abanyeshuri bawe nazanye ku ngufu baje kushake simbyitaho ni wabikoze uru ndabyishyurira iyi siku ngaho bajyane niba ushoboye se turebe kubasubizayo ndagusezeranye niba ushaka kurwana reka se nkwereke then I oblige mbaye oblige mu gifaransa byita ko oblige je suis oblige pour kurwana byitwa yo kurwana mwarimu uragatangaza cyaho tukarakikirayo yakizira ku cyaramukubise umunsi baraka bas kirazizana biranga zanje no ntabwo zirimo gukora barashaka abanyeshuri bajyaho bakubise arimeneyemo mwana arimeneyemo agira uzana ubutabazi Ezekiyeli agiramo ikikango baraka Master Hong araka kubita ikigo ryaragikubita Master Hong afitemo n'umushinyajinya ukeka ko uri umugabo uri imbwa gusa you are just a dog kiriya kiratukana mwarimu hari wavugiye inyuma guma aho ngaho yaje mwite wa wundi cyaji waturuye abanyeshuri uri aramukubita cyane urudomo rwaki kuryo weze cyaho zikari cyaje cyaraje kimwitoreza mu munsi umwe narabyibagirwa nijya biteye nasubiza kandi ubishatse mwarimu chunga icyo ngicyo nijyatari cyabere nyuma nawe waruzingo agaze kubwabwira ko ari uruzingo rwari tize kubarusha bose ejo bundi haje nabibonye nari naje marushanwa y'uturere none ntabwo wari uhari reka nze mwereke ko byose bishoboka Master Hong kumba huye n'ikigabo cyo n'indwanya nyayo kirakubita byo Master Hong biracyakomeye ko Master Hong atangiye kujya hasi mbere nigeze iyo nimwe
genda zibara nawe ubare kandi imwe y'umukungu fumani urayumva iyo ni ya kabiri uyagiye kwitambika. Never use the snake fist unless you must. Ntugakoresha iyo tekinike kereka bibaye ngombwa. Understand? Urabyumva ibyo? Batangira kwibuka umusaza mu busa. Uko yakamubujije umwana byatumye atajyayo. Rugamba nambara yaragiye kwitambika muzehe yaramubujije. Ntuzayikoreshe kereka bibaye ngombwa. Iyo nindi zibaye nyinshi ndimo nazibara. Kumbe hano hari igisazo cya busuru cyarababonye barimo kurwana nacyo kiza hafi. Muzehe manganya nabyo umunsi yatemberaga akubitana na cya gisazi ikintu cyo kigenda cyica abantu bakoresha tekinike y'inzoka. Muzehe ahita kwepa kuko arayifite iyo tekinike. Rugamba nambara Master Wong Baraka nambara see Master Wong yatangiye kubita urukweto. Trying to kill him or something? Urashaka umwito wa kigoryo? Got a real nerve. Do you want to fight too? Ushaka nawe kurwana se waruzingo? Not me. Ntabwo ari jewe. Sijye kukubisa inkweto kabisa mbabarira. Why'd you throw that shoe then? Kuki wohereje inkweto kubita ikigoryo? Baraka. Bas. That's enough. Don't fight. Bila ajita wirwana mwana bahita kurayo aradomadoma ikigabo. Yazanye tekinike y'inzoka bayimwe basira kumbusha uyikoresha ari hanze. Uwazira ari hanze iyo tekinike nyabaki. We iyi ngiyi ni igihara ndayizanye kabisa. Inzoka nisanzwe zitunzwe n'ibiharase ndaje nawe nguporeze. Inzoka zitunzwe n'ibihara. Uyu wazanye igihara mwana Baraka. Ni inzoka mwana domu muntu. Inzoka iraryana we the snake bites. Inzoka iradoma iraryana iratwinga irakomeretse. Dore umwana n'urukweto rwe arwambarirayo muri tize ni tize kandi akarwana byose biravanze. Kiramo n'ibyo ububandi binago babimwigishije byo kwambara inkweto yicaye. Mwari musubira inyuma cy'imfu mwana wanjye muzehe buretse ni mukubita agatafari kuko akubita tw'abandi araza kumva iyo ni inkokora. Yapfuye we muzehe mujyane kwa muganga. Nta mituwera nagira uriya tu nta mituwera agira. Mama we kumbe kimfazi kurwana nakubwiye ngo wirwana warugamo kiragaruka kizanye igihara nanone. Baraka mwana yarize mwarimu yarumiwe n'ibindi binyeshuri birumirwa. Baraka biranga nawe bamuhaye kuva nkubise wikozeho katsinda kirarwinga dore ubundi munyeshuri. Baraka zizare ebyiri none inzoka zagerekeranye. Wari wakubitwa n'inzoka zigerekeranye wa muswa daje zigerekeranye. Napfuye we Baraka kubita mwene wawe ndapfuye wa muswa. Ngizo nagukubitisha inzoka zigerekeranye wa muswa we. Igi harivaho. Can't move, can you, wava wuri sibyo amwereka ko ari wamukura wenyine. Baraka kugute gusutamye mande zose arakubitwa. Umugabo yarakubiswe maze aragenderwa ku matafari. Your kung fu isn't bad. Kung fu yawe simbi You've no stamina. gusa ntabwo stamina ugira. Uraguruka wagira ngo urirajyanwa nk'agashingo. Start to give up, right? Usa nawe wemeye sibyo? Cyarambukandagiye umwana kumbe nubwo cyo akora byose. Dore cya cyane giteye nk'ingurube hakurya nacyo cyatangiye kubona ko gwere wawe ndicyagiye cyamwibeshyeho. Igiti namubwiye ko nta stamina umugabo agira kungufu simba ariko nta stamina. No stamina. Baraka mwana afite stamina n'urupfubyi. Reka nkwereke ko inzoka zigendera no ku biti katsinda. I'm a poisonous snake. Ndi inzoka y'ubumara rero. I'm a poisonous snake. Baraka bakubita napfuye uramemukiye. That's called finding the snake. Ibyo tubyita inzoka kuyishaka ukayibona. Ezekeri yewe Ezekeri wakodesheje indwanya. Mwana wanjye uramwishe kabisa. Ezekeri yari giye sutama. We ngiye usubiye ku ishuri rya Kimfu kabisa. Ishuri ndivuye bimenyeshuri birongera birivumbura bimeze nk'indayi. Aho byunguka niho bijya. Nibirya bishatse. Bimeze nk'i babakobwa abandi bagenda rwose ukamaze ukora kazi. Ndikorera nkora ku giti cyanjye.
nkora naho umagaze hejuru akora naho umagaze hejuru ahubwo akora abantu bose baryana Chemfu ndagiye ngiye muri business yihutirwa akigera ku ishuri yasanze amusaza yamusijya kandi ko musigiye amasomo uziga wiga ari muri ako gatabo kandi uzayige uyakuye mu mutima umwana yagiye yiruka rebe wa musaza aho yarari old man yaje amagara umusaza kumba umusaza yahunze yabonye ikigabo cyiza kibahiga mu mujyi kihiga abantu bakoresha tekinike y'inzoka umusaza yasize ayigishije umwana niwe muntu wenyine yasize mu mujyi ayigishije uyu mwana yasanze umusaza yagiye ntazi aho yagiye kumbe hari ikigabo cyari kirimo guhiga umusaza yagihera where is he hari kiraho hari wateye mu muryango cya kigabo gihiga umusaza urinde Wang Chengli niko bamwita mwibuke muri no retreat no surrender padre turu padre parido kabiri urashaka umusaza ndatse cyane none nanjye niwe nshaka What's he to you? mupanikira And what's he to you? wese mupaniki and what's he to you nimwa yako ni yabwiye umwana ko atazavuga ko ari n'umwarimu wawe is your teacher Oh then, sorry you want to call me teacher also? nanjye uraza kunyita mwarimu Wang Chengli arakubitwa mugabo uri inshuti yese bombi bibuka ko ari babiri hano mu gafilme kandi kitwa Drunken Master kimukubita kikamubwira ngo nca mu maguru cyagarutse muri kivanayo urabona tekinike y'inzoka twese ne dukoresha mwarimu nawe arabikora nako It looks right, but that's all. nuko nibyo gusa akora You're stupid. gicucu You doubt me? uranshidikanya Fine. ndi inshuti ya mwarimu wawe ndagira hari kumbe kiragira ngo kimwice nicyo kikigenza umwana nawe mwereka icyazi barimo arihamagarira urupfu aba bafite tekinike y'ibisiga bisanzwe birya inzoka uyuzanye inzoka romatari kabisa kirataka uranyita mwarimu paka umwana nawe arashaka umukubise niwe wenyine yita mwarimu kigabo mwana ni atari gusa umugabo arenzeho mugabo arenzeho Wang Chengli Wang Chengli yaramushituye agatafari we ubusimba nkuriyemo ingoto mwarimu You learned the technique well. uziga tekinike neza Me though. kugira ngo uzankubite kiremeye kimwitse mwarimu komberura n'imibare ibintu byarwo byose ni ukubikira wibeshe gato kirakwereka araka ukaba ari hano maboko arayafata umwana ntabushe irwanire yarazana zanjono gundi arazana udutoki tugoroye araka aramushitura izuru amugeri ku gatafari cyone parikingi bayembe paparitse agasura And I should imagine you are. utekereza ntabwo urabyumvisha ndacyaza sha barakubeshya simba kwita umuntu mwarimu barambeshye cyangwa wibeshye ari wowe araka mwana byanze kigabo kiri hano byanze uyu mwana kandi nindwanya ibyo ni ukuvuga ngo mu mutwe ndapfuye ubwonko bwari bumanutse mu gatafari yumva akubise hejuru ubwonko bumanukamo gakeya ndacyaza wa rusaza we ntabwo mpfa kumva jewe ntabwo gipfa kumva ni babandi bumvishwa n'imigeri nka moto You knew that one. nako nari nkazi ko ugiye kukazana kigabo kiragaruka mwana yanze kumva yanze kumwita mwarimu yanze no kumurangira mwarimu ahari iki kirango kugira ngo kimwumvishe cyumve ko yafitanye isano na mwarimu araka cyatatse mu kinyarwanda bariya ni nk'abi iwacu niko bataka arongera ataka mu kinyarwanda arongera arataka nemera unyita mwarimu wa rugo ryo arongera nose arakibabaje cyaza kumva muze uru ruzingo ariko ndacyaza cyo yitse umuntu mukuru nujye muva ku bana b'iminsi So I don't use full force. This time I will. ntabwo nakoresha imbaraga zanjye zose kuri inco ngiye kuzisana araka
nacyo kiramutanga ushaka inzoka iba hariya inzoka iba hariya kwa kigoryi iyo ni inkonji raka tangamo ibyo umwarimu atamwigishije umwana w'umurara ari hano nibyo biranga That's called taking the pearl. Not so easy. ntabwo byoroshye wa kigoryi baramukanda hakuno ndabyemeye kabisa hano umwatari none ndabyemeye ibyo birababaza kirubikira biranga ndacyaza muze nako imitsi imereye nabi imitsi yakicara yamume barayivuniye kandi iriya ni imitsi itavurwa no kwa muganga ujya ku mitsi ibu bati wavunitse agatafari yavunitse iki ni imitsi yari ikanze ntabwo tuyivura Or else how could I be a teacher? naba umwarimu wawe gute But yours is a bit different. tekinike ukoresha ariko itandukanye n'iya mwarimu wanjye Because you still have much to learn. ni ukubera ko hari byinshi ugomba kwiga kandi igihe wakwigisha Teach me? uranyigisha You better ask a teacher first. banza ubaze mwarimu wawe Where is he? hari hehe He's just left. yagiye He's left. yagiye Where's he gone? yagiye Don't know. simbizi Well, he'll be back soon. ariko aragaruka vuba When? byari wento Say, yavuze listen. umva When he does, I'll let you know. ndamutse mbimenye ko yagarutse nakubwira iki cyana cy'uruzingo ndacyambwirara sawa But don't tell him I'm here. numubwire ko ndi hano sibyo I want to surprise him. I wanna surprise him ndashaka kumukorera surprise ni igifaransa surprise It's funny. birashekeje He fights mugabo buryo yankururagamo zanje no gatera ntabwo iri ari tekinike y'inzoka kabisa kumbe ni igisiga yakoreshaga igisiga kirya inzoka mwana kugera hano ka gatabo ke kibwe the book. agatabo umwarimu yarakamusigiye ngo azabyige neza agatabo kariwe katewe zanjonogo Cat's torn it up. iriya pusi yanyangirisha agatabo nagombaga kwigiramo inzoka yageze ayiva ku bintu inzoka yavuye ku bintu Le chat. Formidable vieux, ce serpent s'est bien fait avoir. agapusi keza uragitunganyije mu buryo budasanzwe Hein? inzara zawe zirakomeye hajemo igifaransa ariko ntimugire ikibazo turacyumva cyane kandi umwana atangira gutekereza ukuntu yajyaga arwana nk'inzoka atangira kwiga uburyo ipusi irwanamo Mais les griffes du chat et le combat du serpent. ndamutse neranyije imirwanire y'inzoka n'iyipusi byaba agatangaza basi tekinike batamwigishije niyo avanze agatabo kabone nubwo kacitse ndarwana nk'ipusi bazanyumirwa sha bazumirwa kabisa araka zanje no yigize ipusi noneho wa mugabo uzanize igisiga ipusi inzoka ipusi nta mikino ihari byose aravanga nimeranje ubu ngubu ni agatogo mu kiganda babyita agatogo ndaza kubahereza agatogo bumirwa uzishora hakuno ni agatogo araka ibyo batamwigishije atangira no kuvumbura babyita ubuvumbuzi kabako kamwe n'inzoka kandi ni ipusi nuwaza yakubita zumirwa niba zamubesha ko ari ihe tekinike mama ashobora kuyita tekinike izina rye mu nzira wa musaza agenda arimo guhunga hakuno hari umuntu yasanze yapfuye umuntu bari baziranye Chao Chichi mugenzo witwa Chao Chichi bari bamwishe niwe baramutera bari barasigaye ari babiri gusa Chao Chichi ndetse n'uriya Mpachanchin umusaza witwa Mpachanchin Right. He said he'd come. yambwiye kuri buzi mukubita yambwiye kuri buzi Mpachanchin You nearly escaped her. wari uducitse habuze gato We got you, though. ariko So turagufite you can die along with Chao Chi. ni byiza kuba panye na Chao Chichi uyu ni Mpachanchin kumbe muzee ni hatari gicoco Did you really think I'd be so easy to kill? waketse ko ndi umuntu upfuye kukoroha kuba wakwica nanjye ndaje nkure inuma y'i Burundi yatumye kuba mu Rwanda ngo hugu wa giraso yiturwa indi kuriya kuramukije ngo giraso indamukanyo yawe sha nanjye I'm not hot. Don't need fanning. ntabwo ndoroshye kugira ngo abantu banyishimireho na mimi ndaje ibyo mukora narabyize muzehe yize ibyo bakoreye bagenzi be nawe nicyo kimuzanye araka iyo ni inkono y'itabi muzarakubita ndagukubita silivupure Obedient. gicucu silivupure muzehe kubita inkono y'itabi ukumirwa urarinywaho bukera tu
ciao amuswa kumbe wa mwana yamaze kwiga ibyo yize ntabwo mu ngubu akiri agasane buri wese agenda akariraho ubugari akira old man musaza Where'd you go to? wari wagiye Some urgent business. hari business zihutirwa zo kwica umuntu mujye mumva kubisa urabona kubwira business atakubwira izifu zarizo jya umenya ko ari business idafututse kumbe wa muntu ukora mu gikoni yaragiye kubasanira agacyayi nawe ubwe yakuzwe abantu bakoresha tekinike y'inzoka bose bagomba gushira mu gacyayi abarekuriramo kanyukumve mwene hajati nta mikino ihari kanyukumve Jimbo, come and have some tea. chimfu ngwino fata akakawa cyayi gishyushye rwose ariko kirimo akarozi umwana ageze mu nzira icyayi gishyushyira mwibuka uyu musaza yigeze amubwira uyu mwana umunsi umwe gusa icyayi gishyushye umwana yarazanye muze yafata agakawa n'umwana afata agakawa basukayo kabisa Oh, listen. Some guy came. What? umva hari umugabo waje agushaka Who was it? yarinde You know him? uramuzi I know him. ndamuzi Who is he? ninde se You sit here. I must go. I'll tell you later, huh? goma hano ndaza kubwira mu nyuma uzabonye icyana kigiye kumbe nayo ni inshuti agira kireka cyaho cy'ikintu wa wundi wapfuye cyaje kiruka kijya kwa wa mugabo ntabwo kizi ko kiteje umusaza urupfu n'abagabo nk'abandi bashaka kumwica cyagura Onchengli It's you. I You came are- for you. Teacher's back. mwarimu yagarutse I'll take you. ngwino ngo jyane kabisa ngwino umusaza cyaramutabarije cyaramutabarije rema amashengeshanjo nuko n'imifuka irikanda agenda yumvishe nuko mutumvishe Through here. yari hano kaze yaciyeho kare n'inkono y'itaba arayitaye Old man? umuzehe It's here. old man yari hano uyu gucunga neza ko mu musaza dore ahantu yururiye udutafari turagaragaza ko umusaza yuriye ameze nk'inkende musaza dore uko yari yuriye agenda dore uko yuriye inyubako iki gitangira kubitekereza nacyo nuko cyuriye icaho kiramukurikira Old man. uretse we ugiye ute kwanza kirigana biranga gisubira inyuma kizana urwego ndaje sha nanjye na mimi ndaje kabisa nta mubyeyi urutundi mu nzira kigenda mu nzira agenda dore wamuvuga butumwa 5000 pasiteri ha The preacher. murokore wahetse ko nagendaga bibiliya ntabwo nigeze mbwiriza ubutumwa agiye cyangwa nirisari waka I'm a fighter. nuruka muri rasha ndindwanyi n'umurusiya You're not a priest? ntabwo uri padiri pasiteri Eagle Claws have hired me. abakoresha tekinike y'igisiga barankodesheje ngo ndimbura abakoresha iyi nzoka bose Sir, man, it's a trick you. mwarimu wawe rero Train your teacher. He'll have Mwa- killed him by now. umwarimu wanjye yagukoresheje kugira ngo mwari ndangire icyarimu cyawe kirangize nawe njya kukurangiza warwana twarakuvumbuye ko wasize kahambirwe kume urwana rwavanzemo n'izi pusi iyo wari uyizi mu nzoka iyo yize mu nzoka iyo yize mu nzoka igiti murusiya murasha araka agakweto bagaca hasi yababa data we I'll need new socks. uzuga niba ukeneye amasogisi mashyashya wa rugabo we amasogisi niyo kibabaje araka cyamenye ko ibintu biri mu rupfu nta mikino ihari nimwe murusiya baramuha murasha murusiya baramuha araka snake in the eagle shadow niyo turora inzoka mu gicucu cy'igisiga jaki cyane ipantaro nacyo bagikase ku gitafari bamukataguye umwana batangiye kumukatagura ibintu birimo gupfa gushaka umwarimu we nawe arimo kubizira araka tamika ikigabo tekinike murashaka izikisha ashyiramo akandi iyo niyo icyo warwana iyi ngiyi ni indoto cyanze kuvuga iyo ariyo iyi nzoka kikavanga murashya murusiya bunyibunyi tangira gukubitwa murusiya nimwe akananwa agikuramo amenyo nk'atatu abagata we yesu azaguhana barwanaho nawe wowesi daraka
ahantu hose baramudoma ndapfuye uruzigo rurangiye dore ipusi yaraba data we zanjonogo arasoroma arasoromye gatsinda arasoroma yo guhinga ni ikintu cyiza cyane uhinga inyanya uhinga biringanya ariko barasoroma saza hakuno munzira agenda Pachanchin Run. Can't escape from me now. ubu ntabwo wancika ntabwo wakwirukanka cyangwa niyana Believe that your eagle's claw can beat everyone. ukeka ko tekinike yawe y'igisiga yakubita buri wese ntabwo ari uko uri igitangaza New techniques. How many years have been rivals? tekinike zacu zombi ni igihe kingana iki duhora duhanganye Of yours? uyu munsi bigomba kurangira Well, don't you be too sure. I'm not scared of you. ntabwo ngutinya Fight you right now. turanarwana nona byiza But it's gonna be your last fight for sure. bishobora no kuba indwano yawe ya nyuma mu buzima uzakurayo n'undi akurayo araka daka muze yari yaragowe kuva kera niyo mpamvu yahoraga yirukanka atishyuye n'amazu abicanyi bari hafi baraka muze niyoroshye gusa uyu munsi hari ikigabo cya munsi gikoresha igisiga muze baramuha muze ikigabo kiramuha gusa nawe ntabwo yoroshye dore irisari riri hano sembuka ukajyana n'umusore muze manganye nabyo gatafari bagakururaho tuba tworoshye dutu tw'abasaza araka muze baramuha cyamushituye That's 7 position. muze yarakubiswe umusaza yatangiye gukubitwa Pachanchin wa musore amwita old man umusaza yarakubiswe ingofero se barajugunya umusaza yarakubiswe umusaza arakubitwa umusaza yarakubiswe ku rw'impyiko arabyumva What's wrong? ikibazo Getting tired? inzoka irimo kunanirwa barakara muzeyi umusaza yarakubiswe kubitwa n'ikigabo kirenda kumwica nta kindi cyakizanye. An arrow snake, ready to die. Nzoka isa naho icyaje yenda gupfa umwana yavuye yaraka baraka Really need a rock? ushaka kugira ngo ducurange kirabyita gucuranga. Do you really need a rock? Nearly have me fooled. Gicucu wangize Thank umuswa you, new teacher. But I know the truth now. warumbwiraga ko uri umwarimu mushyashya ubunze kuri gahambira Lots of guts. sawa kana gato niba ufite You umutima later, too. nawe ndakwica mu nyuma. Could you? He's not my student. uyu ntabwo ari umunyeshuri wanjye wimukubita mwarimu winyihakana ntabwo ndi mu bya gahunda mugonje mu gihe cya nyacyo. I don't care whether you're a student or not. simbyitaho niba ari ikinyeshuri cyawe cyangwa hoya Knows a snake fist technique. gusa ufite tekinike y'inzoka I'll fix him and kill him. ngomba kumutunganya nkanamwica ugakora iki I mwari think he's nuts. ukeka ko ndakeka ni igisasi mwana wanjye si igisasi icyicanyi nibyo bikigenza jya uva kubizi Huh? Thief bastard. gicucu gisukwa gusa You impertinent young fool. we n'umwunganizi wawe mutoya w'umuswa you and your partner young fool umuswa ukiri mutoya. Thief? Well, we'll see. ndabona amenyo yawe amenyo yanjye reka turebe kigabo cyarazamutse arakaba ikabutura cyacitse kare pasiteri yari yagikaze mwana kawucitura umugabo umunota wa mbere yamucituye umugabo arumirwa aramucitura yarabyabaga data we yaramucituye baracitura ikigabo yaragicituye kirumirwa cyaratunguwe musebye atigeza ku wambonye se Technique that isn't snake. wakigorya iyo tekinike ntabwo ari iy'inzoka ni tekinike nyabaki bayita catch throw inzara z'ipusi inzara z'ipusi nta gisiga cyariye ipusi ibisiga birya inzoka uyu munsi ni ipusi reka turore kivangamo n'iby'uburara kivangamo n'ibyo mu isoko rya gahoromani cyavanzemo n'ibya gahoromani ibyo mu isoko muze ndagusoroma tu ipusi iranga kohereza inzoka nta mikino ihari. nanjye ndaje sha nta mubyeyi uruta undi numa yabwiye indi ngo hugu waje kutwica harya sha na mimi ndaje kigabo kiri hano
Nibyoroshye. Nibyoroshye. Igishati ntabwo ari uko yakiguze mu isoko ahubwo cyacitse. Urugamba. Ndacyaza wa rugabo. Ndacyaza shaka. Bangamo iby'uburari byo batamwigije ibyo yabikuye gahoromani. Urupusi n'inzoka byose biranyahurira rimwe. Ipusi n'inzoka tekinike n'ebyiri. Araka. Ndagukubita musi. Kumucitura byaranze ariko ntabwo kivira yaho icyana kiraho. Bimfumva isaho ndamutse mpfuye nawandirira reka ngukubite ufite bene wanyu. Araka. Ugamba. Nambara hugu niwa shatse koma Igeri dari igipusi hejuru y'umugabo. Araka. Uranyitse wacyana urame mugiye gusa. Twebwe wendaga kutwereka imbabazi katsindwa. Chimfu iryinyo ryakutse kare Chimfu abaye igihanga. Arcanga we bite. I never knew you could fight like that. Ntabwo nari mbizi ko warwana utyo. Did you learn it? Wabyigiye. Teacher taught me. Mwarimu yaranyigishije. Agatangaza kabisa. Kujya kumutera icyo mu musaza aracakira. Oh no, not so easy. Ntabwo byoroshye kuwica umuntu sha. Well, I'm not worried. Nta kibazo mfite. That tea that I gave it today, Icyayi nabaye uyu munsi. it contained a dose of poison. Hari harimo doze y'ubumara y'uburozi. Now, Muri aka kanya isa yose murapfa. Ndabasezeranye. Navuye. Bimeze nabi kabisa maze numva amara arimo kuzamuka mu mudomo. that I belong to the Eagle Claw group. Tekinike y'igisiga barankodesheje ngo mbice mo gahambirwamo. Kumbe iki cyabaye kare cya gihanga. Iryinyo ryakutse mu rugamba. Iki gabadoma mujisho. Musaza na waradoma. Gitaracha. You. Toto. And you didn't know that we don't like to drink hot tea. Ntabwo wari ubizi ko tuzakunda icyayi gishyushye warakiduhaye njya kukimena. Nikiriramo igikonje wakigoryo. Niho bakiriye nana hano. I changed it. Nuko bimeze naraginda icyayi. Niyo mpamvu murame mu kimwe ho gatsindwa mwe twe wari utweretse imbabazi se. Abisi bara. Yes, my boy. You can bind the snake fist Chimfu out. mwana wanjye tekinike y'inzoka ivanze n'ipusi bagatangaza rwose ariko kiriya kizi n'ipusi sinyemera. I don't think that I like the name Cat's Claw. Ntabwo nkunze ririya zina Cat's Claw. Tekinike y'ipusi. Inzara z'ipusi. Ngabizi. Snake in the Eagle's shadow. Eagle Shadow. Inzoka mu gicucu cy'igisiga. Nuko muzeyi yagihaye izina igitekinike umwana yari yivumburiye. Nuko agafilime nako gasa naho karangiye kuko nge ndabona birarangiye nako. Mwakoze kuza murabe. Turabakunda yari yanga kuva mu the 1PD library. Nuko kagenze nucikwa gakurikira yanga aracyahari. Yo. Urukundo ni bwose.